Ndagusuje komeza ubwe neza udukurikiye kandi ubana natwe imigono bya buri munsi nubwo tumaze iminsi tudakora ariko uyu munsi twiyemeje ngo tugeze amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero tugarukanye muri showbiz cyangwa mu myidagaduro byinshi bivugwa byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi turaza gusobanukirwa ibiri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Niyo kazi kacu twagarutse rero n'umundi hano mu gihe kujya hano asanga byinshi harimo imyidagaduro, politike ndetse n'ibindi bitandukanye nkuko ibirango byacu mubibona. Uyu munsi rero hari byinshi bivugwa. YOLO the Queen yabyaye umwana w'umuhungu, ariko hari amakuru atari kwemeranywaho na benshi, harimo kuba abenshi bari kubibona bari kwibaza ninde wamuteye ndetse ninde babyiranye uyu mwana, ariko byose yuko se amakuru yaba yarabyanye na HARIMONIZE wari ubizi. Akandi rero nze ngusobanurire ngusesengure byinshi bitandukanye bikuvugwa mu myidagaduro cyane cyane YOLO the Queen turamugarukaho kubw'umwana yabyaye, ndetse tunamenye uwamubyaranye nawe ninde, yaba ari HARIMONIZE cyangwa yaba ari undi muntu wababyaranye. Gusa amakanya ubundi tuze tugusesengurira byinshi kuri ino nkuru yagicikana hirya no hino imaze amasaha make cyangwa se iminota mike cyane imenyekanye, dore ko mu Rwanda rwose abenshi bari batarayimenya ndetse kandi bataramenya neza papa w'umwana ninde, ariko we gusa amakuru meza kandi y'ukuri agezweho nano yakura. Gusa amakanya byinshi uzayumva rero documentaire cyangwa se ibigano bigezweho, amakuru yaho kanya breaking news nano uzagize kure. Gusa kura subscribe no terekora like share ndetse na comment undi tuze twinjira mu kigano neza. Ubundi benshi bavuga ko uyu mukobwa atabaho nuko byatangiye bivugwa, kubera ko na hantu hamwe uramubona ari mu tubari cyangwa se ari kuzenguka mu mujyi wa Kigali, ahantu henshi atandukanye nkaho tujya tubona aba influencer benshi ndetse n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga nkuko mubazi, kuko dore bavuga ko afite ikibero cyiza gitandukanye n'icy'abandi bakobwa. Rero uyu mukobwa mu minsi yashize hajya hamvikana amakuru avuga yuko yaba twita, ariko nyamara bikomeza kuba ibihuha. Benshi bavuga ko ari ibihuha byabiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abashaka za views, ariko nyamara ntabwo abitinzeho cyane, dore ko adakunda no kuvugwa cyane kubera ko ibyinshi bye bibera mu bwihisho ndetse kandi bidakunda kujya hanze. Ariko nyamara hari amakuru avuga ko no mugore cyangwa se uyu mukobwa no mugore ko uyu munsi yamaze kuba umugore, yamaze kwibaruka umwana w'umuhungu. Ariko rero ikibazo cyamaze kwibazwa na benshi, cyakora kwiye benshi baza ibyabaye, bibaza bati ubundi uyu mukobwa yabyaranye nande uno mwana. Ariko ya postinze ifoto kuri Instagram ye avuga ko yaba ari Tanzania kugeza ubu ngubu. Abenshi bahise bakeka ko uyu mukobwa yaba yarabyanye n'umuhanzi wo muri Tanzania twa HARIMONIZE wabakunze guhimbara domo, ariko nyamara amakuru avuga yuko uyu muhanzi nawe, dore ko ubaze neza igihe bigeze guhurira byari gucicikana cyane ubwo HARIMONIZE yari icyo gihe yarakunze ngo kuba mu Rwanda ndetse akunda n'abakobwa bo mu Rwanda cyane cyane. Icyo gihe YOLO the Queen igeze kujya kwa HARIMONIZE mu rugo iwe aramusura, bamana n'igihe kirekire barivuga ko bari mu rukundo ndetse kandi ko yamwishimiye kubera ko ngara umukobwa mwiza. Rero igihe babanye igihe kirekire, rero yubaze neza ugasanga amezi ashize usanga ari amezi 9, kandi igihe n'ahandi hano yari uretse muri Tanzania, kandi umuntu bari mwe baganira n'umukobwa witwa YOLO the Queen ndetse na HARIMONIZE no baganira cyane muri ibi bihe by'iyo minsi yose. Ariko rero uyu munsi byagaragaje ko yibarutse umwana w'umuntu, nawe yabyipostinga imwe ku giti cye, ariko nyamara ubundi ninde waramuteye nonda ko abenshi bavuga ko nyamara yaba ari HARIMONIZE asa amakuru yo niyo. Rero amakuru dukesha abantu benshi begereye uno mukobwa cyangwa se bakunda kuba bari kumwe na, dore ko benshi batakunze kugaragara ko hari umuntu uri kumwe nawe cyangwa inshuti ba mu myidagaduro cyangwa muri industry yo mu Rwanda y'imyidagaduro, ntago benshi bakunda kugaragara, ariko nyamara afite inshuti nyinshi. Rero amakuru atohozwa avuga yuko uyu mukobwa rwose yabagiye muri Tanzania guhura n'icyamamare HARIMONIZE kubera yuko bafitanye umwana. Uyu mwana bashobora kuba wabyawe, ashobora kuba ari umwana wa HARIMONIZE, nyamara abenshi ntibarabyemera ko byose bizagenda bimenyekana mu minsi mike kubera ko ubwe bakimara vuga ko atwite byase nkaho bidavuga cyane cyangwa bidabuye ucikana kumba nkoranyambaga. Ariko nyamara igihe babivuga hari byije bigaragara neza ko byaba ari byo cyabitari byo, ariko biracicika birarangira amezi 9 arihiritse. Mu kwa gatanu niho rero uyu mukobwa yabyaye, niyo makuru ahari yuko yaba ariho yabyaye, ariko nyamara ntimenyekane cyane mu mpera z'ukwa gatanu. Rero uyu mukobwa nyuma yuko amaze kubyara umwana w'umuhungu we wa mbere, bahise bivuga yuko rero ashobora kuba ari HARIMONIZE, kubera ko icyo gihe ngimana kubyara uyu mwana ese yerekeza mu gihugu cya Tanzania guhura n'umuhanzi HARIMONIZE. Niyo makuru avuga ko bagiye kugira ngo umwana wabo babyaranye bamwiteho ndetse babashe no kumurera,
ariko amakuru ntago bavuga yuko ubwabo bayatangaje ahubwo ni wa makuru atohozwa kandi akamenyekana cyane bitewe nuko hari byinshi umuntu abara nk'ubu ubaze ugahera igihe bahuriye ukageza no mu mpera z'ukwa gatanu uko niho yabyaye ariko amakuru yagiye hanze uyu munsi dore ko uriya mukobwa wundi benshi bavugaga ko atabaho ndetse bakavuga ko ari ibihuha atagaragara kubera ko byagiye bigaragara ko ubundi uno mukobwa asa nk'umuntu wihishe cyane ntakunda kwigaragaza ubuzima bwe uretse gupostinga ifoto imwe ejo akagenda ejo agashyiraho indi akarekana ibyo ari gukora ariko ntago ajya agaragara ku mbuga cyane nk'umuntu uzikoresha kandi aforinga n'abantu benshi agaforinga abantu babiri gusa uva ko ni umu influence ukomeye cyane ariko nta nubwo ajya agaragara mu bitaramo bitandukanye cyangwa se by'abahanzi cyangwa se ibindi bintu by'imideli cyangwa agaragare yaba ari kwamaza inganda cyangwa ari kwamariza kampani runaka ntago ajya agaragaramo rero benshi bavuga ko ataba hari kunyama abaho rero kubera ko ari ibintu bidasanzwe kubera ko bavuga ko ari umukobwa uteye neza muri Kigali cyangwa mu bagogose mu Rwanda bazwi ba influencer ba star niyo mukobwa avuga ko ateye neza rero uyu mukobwa byatangaje benshi kumva ko Bena Mirundi cyatangaje benshi kumvishe ko atwite byatangaje benshi ndetse no kumva ko rero noneho yabyaye bitangaza benshi bibaza ninde muntu wabamutende dore ko benshi batigeze mu mukobwa ahura n'abagabo runaka ntago bigeze bijya hanze ariko umuntu byize kumenyekana ko bigeze gukurana cyane n'umuntu bita Harmonize dore ko yamaze igihe kirekira amafoto yabo nko kubibona kuri ekara yagiye cicikana hirya no hino agiye agaragaza abangaba bombi bari kumwe rero bigaragara neza ko bashaka kuba hari ikintu kiri hagati yabo binavuga ko banaryamanye dore ko Harmonize ikintu cyambere ngo n'umukobwa yamukoreye yamuhaye n'imodoka impano y'imodoka Range Rover kubera urukundo ngaramufitiye cyane kubera ko yamukundaga bidasanzwe rero bashaka kuba bavuga ko amungane ko akundi bavuga ati rero wamicyororo cyawe ariko bashaka kuba ari makuru ariko ntago wavuga yuko ari byo ko ari wabyaranye nawe uno mwana ahubwo nuko iyo uhuje neza nkuko nabibwiye ugasanga ano makuru avugwa ugahuza ndetse n'ibyabaye mu mezi ashize mu mwaka ushize ndakeka ko niho abantu bahuye ugahuza n'ibyabaye uyu munsi ukimana kubihuza neza tubona yuko uyu YOLO ashobora kuba yarabyaranye na Harmonize inunda kubera ko umuntu bahuye kandi umuntu bajyaraye kumba nkoranyambaga ko ari umuntu basa nkaho basangiye bakamana umwanya muremure kuko abenshi rero bajya bavuga yuko uyu mukobwa ni umuntu byaje bigaragara kumba nkoranyambaga ko nahandi hanugeze agaragara undi kuva yamenyekana nka YOLO kuva yamenyekana nka YOLO ntahandi hanugeze agaragara uretse kwa Harmonize rimwe n'umuhungu cyangwa umugabo ubundi benshi kuno mukobwa bajyamwibazo byinshi ariko uno mukobwa bisa nkaho akura ntago yakuze nkuko mubona atekuriye ahubwo byagiye bituruka kure kuko yagiye ajya bivuga ko yaba yarakoze surgery yo kwibagisha ku buryo surgery yakoresheje kwibagisha igice cyo hasi kugira ngo kizabashe umwana kuri kuko akura no mu mafoto yakiragiye agaragazwa hirya no hino ku nkoranyambaga ntago yigeze agaragara asakuriya cyangwa se atekuriye ahubwo bisa nkaho yongeresheje umubiri we ko mwe bavuga ngo kongeresha ikibuno agatera neza kurushaho rero ibingi byose bijye bisa nk'ibyo amikimana kubikora byakuriye abagabo cyane ku buryo benshi bamugirira rikomeye nk'abastar batandukanye ndetse no ku nkoranyambaga imbuga ze ziratumbagira cyane zirazamuka ziramamara ariko nubwo zamamaye nta byinshi yakoreshaga rero kumva inkuru yuko yabyaye byatunganye cyane no kumva ko yari atwite kwibaza n'umuntu wamutenda byose benshi byabatunguye kandi nta makuru bafite ahagije ku buryo benshi bivuga yuko rero umwana yaba ari Harmonize ariko bibaye ari byo rero byaba ari byiza cyane bibaye nanone atari byo yaba ndi makuru uko twe twadore kubwo kugira ngo tugize amakuru ajya atanga amakuru yizewe kandi agezweho rero gusa kugira ngo ibashe kumenya amakuru agezweho kuri subscribe muri tarekora rero ndetse kandi ukuri na share na comment kubera ko kuba ano makuru abagezweho nk'aya update uzajyabona buri munsi kandi mu mpande zose politike ndetse kandi no mu bice bitandukanye yaba ibera hakurya muri Congo muri Asirazuba yaba ibijyanye n'imyidagaduro buri kimwe cyose kiza kandi kigezweho kubera ko twemeje kugeza amakuru ajya atandukanye amakuru meza cyane kandi y'ingenzi wakwifuza kumenya rero ngaye nk'ibyo YOLO bivuga yuko yaba yaratwise umwana wa Harmonize akaba yarabyaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu umwana uno mugabo yebi byose acikanye kumba nkoranyambaga nka Instagram nk'uwo bita BABYARANYE yabinyujijeho abenshi batandukanye rero bagiye bagaragaza ko uyu mugore yabatangaje cyane cyangwa se uyu mukobwa kuba yamaze kuba umugore y'umurambya yaba yamaze kuba undi muntu udasanzwe rero byinshi byavuzwe ndikeka wabyumvishe kuko niba udakoresha imbaga nkoranyambaga ngaye ngukore birebe nawe wibaze wabamutende ko amakuru hari neza yemezwa neza nuko umugabo witwa Harmonize mu gihugu cya Tanzania waba batenda kandi ikindi kiriho nuko bigaragara ko mu mugoroba usa nkaho byibi gusatira amasaha ya saa 11 byagaragaye ko no mukobwa yese apostinga ko ari muri Tanzania nyuma yuko apostinze umwana bakata postinga nuko ari muri Tanzania bikata bihuzwa n'ibyo ngibyo wabara neza iminsi bamananye ukumva nibyo rero bizabyemezwa ko umwana ashobora kuba ari wa Harmonize rwose kandi handi muntu warabyaye n'uwo mukobwa kuko ne muntu bamaranye n'igihe kirekire komeza kuri byiza rero Imana ikune kandi dukumbarane mu biganiro byacu bya buri munsi tugiye so 5 tumwe tumaze igihe dukora ariko twaje kugira ngo ubashe kubona amakuru agezeho kandi yako kanya